nibabahe wowe upima wowe upima gutanga ako mfite impungenge mayeri mafene uyu munsi naza kuza sinzi ko ndi bumukire muduheze mafene rwose umunsi naza kuza sinzi bumukire nubwo ndi kumwe yari yambwiye ngo ejo azaza kunyishyuza ariko nyine uretse rero uko byagenda kose nirwa ariko ntacyo sha hano abantu bose bari mu nzu babonye ko ari njye bosi nta n'abagurira agahera imbere k'agaturage karaza kanyishyuza se gute biraza kuva mugira nta nubwo byapfa gushoboka njyewe ikibazo byeri iraryoha ubundi ariko uri iki uri byeri uri mitsingi ndimbura bitasha kabera cyane n'amafende we uraho neza wabonye ukuntu mba nifashe neza ariko rimwe abiri ego none se bimeze biteze ariko urabona ko ndasigaye nkomeye ubu rero ubu narahembutse ntugire ngo nicyagiye narahembutse ubu narahembutse rwose urubwira ariko se wowe aho uje kuvumba mbwira niba uje kuvumba ucyamubwiye kakana kaza kantereka unywa ndabanye nibuka ese ubundi wagura agacupa niyo amafaranga ariko ye none se niba murimo amafaranga bivuga ngo uze kunyishyuriza mu kabari njyewe naguriye akabari kose noneho reba ariko oya nado reba n'izi bodaboda n'izo utuye umudamu wawe none ngo ngura imideni njye nta deni nkuri cyangwa nishaka kuvumba twumvikana ukaza mu rugo uragize akabazo ngo ndamara kugushyira ihene yawe n'amafaranga ibihumbi 20 byose ukuyemo byeri imwe ukanteza ariko burya koko reka se uno unzare fanta nyine abantu bavumba ari bazi basukwaho koko kubw'iyo mpamvu kubera kuvumba kwawe nari mfite amahirwe make nari nkwemere nengeye kuguha mitsingi imwe ariko mise nisubiraho nayunyweye ubwo muri mideni uzajye kundega tuburane unsebeje mu kabari njyewe umuntu w'umugabo waguriye akabari kose inzoga njyewe ntabwo nigene wayambaye wenda numa wakafanta 600 cyangwa 400 njyewe kamugira inama 19 magana ngahe kamugira inama aho ntuye urahazi niba muri mideni uzajye kunyishyuza wimbiriza inzoga wari uje kuvumba n'ubundi abavumbyi niko bahoze ndabamenyereye tugenda kunesha n'umutwe ndembura gutuma byeri zanjye ntacyo mvugana nawe mvugana amafene rwose genda nyine ariko genda amafene hazaza usuma amafene atangira atesa azamura iki icyo kide bazagipfumura ntacyo azantwara icundi njyewe ndasengerera akabari kose warangiza kujya rakasa iryo niteragwa njyewe umukire reka n'ababo reka rigende genda ndimbura mana nyagasani Mafene. komera kari wowe Mafi. Sama sisha. amafurosa yaha uti orumiwe imbwa y'umugabo ndimbura uyu yaraje wanje arambwira ngo cya gisore kinini gifite ingana yego n'amabara cyateka icyo nanjye manzo mbwire icyo nanjye cyakozeho kire kazi wanje mu rugo yego ngo mafene rwose ngo mbabarira ugurishye agira uburyarya gute mu kanwa kesha umva ubwire ende ko ugurishye yanjye ngo amafaranga 20 musaza muruza 1 2 3 muri ya bare umutuzo yibereye cyaze mugezeho ngo nyine ngo ntibavumvye niko yitwaza n'ejo bundi namusanze kuri kabari harya hepfo cyoko zarayama ngewe ngiye kumwishyuza nge arayama andi cyoko reka nimureka murebe usanga yasinze nanjye reka tujyaneyo ayandi ndabikora no kubesha wowe ariko nge ntabwo yambesha ngo bifatike imbwa y'umugabo ndimbura we ngenda muri gasuye rwose muri gasuye wabonye ageze mu gihe naje meze nk'umuntu wari intare yego naje meze nk'umuntu wari intare yego umushyere rwose ngenda mutamira wese wamworoheye bora ikintu kinambabaje wowe na bodaboda nk'umuvumbi agira karimo karyohereye gace cyane reka turebe dukore kugira ngo nyamu ndimbura sha
shabuto genda gutumira ibintu ndimbura biteka ariko nawe mwanya wanjye nari ngukumbuye ariko mafe n'umugaruye kugira utete kandi uri hano hepfo gatoya mu nzira none se mafe yaje kumvumba n'imi nzoga none aragarutse se burya aravuye n'ahantu yaravuye hano avuye kumvumba ndimbura iby'amafaranga kazo tubiretse mu gakire ntumbwire rata wenda bizi ntabwo waza uvumba ya aho ushaka uriya ngiye kukubaza dore kandi ntiwumva ibi ni byo umuhungu yapfuye na ruka bireke ndimbura hano muri aya macupa hari ahantu handitse ibiceri njyewe namwereye inote ntabwo namwereye ibiceri urimo urambwira ngo rero ndimbura ndakwiyamye urayama ntuyama gusakuza ntabwo aribyo bituma umuntu aba umunyakuri wa mugabo we ndimbo maraka w'inkura kwanza twumvikane twumvikane gushyira mu mufuka nkutware duhane umwanya ariko ariko ko muzuzugura ko usabye udufaranga twanjye nakubaye neza umbwira ko umudamu agiye ndimbura ndabivuze amafaranga niba ushaka gusoma somo wakundoza ubundi niko mwambere byakunda kugira ngewe umva amafaranga yanjye ngewe rero reka nze mbabwize ukuri ndimbura yamuvuye ni kwa gakwe uyu ngiye ni kwa gakwe ariko abantu yarabashoko muzajya mubona umuntu agahanga kamaze urayama umva va mishi uyu muntu reka maze nkubwire cyasohoka kugende ntabwo byakubwira sohoka kugende ndimbura ariko rero abavumbi ko basangiye tugenda tutamubona tutamukubita n'ibishinga bike yewe mugenda ugutamatera ndimbura yaratwambuye nanjye nari ngiye kumureba ngo anyishu ugiye kumureba tugende rero abakuriyeho adukuriyeho nta n'icyo mwavuga ubwo rero igikurikiyeho ni iki katumwigire umugambi njye ngiye kumutumira iwanjye noneho muzabe muri hafi tuhite tumufata nama niyo tugende kadusubire azahita yaduhereza tugende kabisa mana yanjye nta mayinite mfitemo ngo mpamagare ndimburara umva umugambi twawunogeje reka muhamagara ahubwo aro ni ndimbura tuvugana amakuru ura ariko ntabwo yarutse kudusura wari uri kuza iyi ngaho komeza uza uransanga mu rugo ni karibu nyinshi rwose iyi ndahari aha nasha umva banguka sawa kambe ngutegereje ibintu kwa mafi ari kunshakira nibikira maheri arimo arantumaho bimeze bitera se buriya shyamba ni ryeru umugabo ubyutsa nyihamagarira gusa ariko n'inshuti yanjye ntabwo arangurira byeri ndabizi buriya aricyo kintu mpamagariye byeri ndibuzinywe maheri muraho neza ndibera cyane ntabwo nari mbaherutse rwose nta kibazo kirimo rwose nta kari duherukanye nshabona twanze ariko si kuki watwanze akazi kabaye kenshi ni akazi kenshi cyangwa ni akabyeri dore agatereni karibu mwica ndi kubona wako watamiye raga ntabwo ari uko twaherukana gungana nta kibazo idasigaye ikora mwari byabaye yesu yarakugaburiye urabona nzaka ahantu hose rwose nta kibazo ufite harya ngo kanze mbakire rero ndabizi ukunda byeri gerageza untumire umwana ndabizi hano urazihorana kanze ndeba umwana mutume rwose umugabo urimo mbwira ngo ibyaka kunda ry'inzoga ryanjye riraje ninkore aragiye kunzanira byeri natinze mvuye kumugutumira rero mu kanya araba akagejeje utiruka uramenya ifito ureke twumvikana ariko
bagiyemo abantu b'abagabo. aha ntabwo ari mu kabari Uhoraho. ibyo wakoreye mu kabari aba bagabo uri kubyiruka wikoraho wowe uyu nguyu we nta kibazo ko n'ubundi wambuye abangaba ukeka ko ntuzanyishura nicyo nagutumye twumvikane mukura hasi mwana iyo ukabona ukayanduza kandi ariyo umuntu gusa iyo ni borosha akagashati niko akagashati ndagakunda mukandeke Mwebwe nta kibazo. Mwebwe nta kibazo. Makere ngiye ubundi magana y'ikigweho. vamo Mwebwe mwarwana. ariko ndimbura wora bikiye Nanjye binabitazanye binabitazanye. Bishyure mani bishyure. basi mureke ipantaro yonyine ariko se basi ipantaro yonyine ariko panama ndavuga ngo icara hafi wambuye benshi Yicare abone umugenga. nubwo katagwenda gato Uzi ko mvuze. ariko oya mwamba bariye mukavuga ipantaro yonyine Umva rero, umva kubwira. Tukivuga. sha batawe Ngabuza. agakoti kajyanye n'ipantaro yanjye bana kabisa iyi pataro hano nzayambarira simberewe najyata ni Nta kibazo cyangwa yijyanye. mumvurire n'ubu ubona muce ijyanye mwabibonye mwihute Nta kibazo. ntari bisha Nari njyanye cyongo njyewe. ndimvura noneho uyu we none mupira aho ngaho Nta kibazo kagenda. Iyo cyongo wabaza.